Paruwasi ya Muhima dukodesha igikondo ndubatse sabaho umugisha. Haleluya. Ko mutanyikiriza. Haleluya. Kambasaba ibintu bitari bubagore ndabasaba kunyikiriza. Murabinkorera. Abantu bari bunyikirize muzamura ibiganza turebe. Mwijuru babaho umugisha kandi bino dusome amagambo y'Imana, tubanze dusome amagambo y'Imana kugira ngo dukoreshe igihe baduhaye neza. Kadusome igitabo cy'abacamanza, dusome ibice bitatu. Igitabo cy'abacamanza dusome ibice bitatu, hanyuma dusome n'umurongo wa 12. Ndahita mbabwira n'ahandi dusome, hanyuma dukuremo icyifuzo tugisengere. Ntago ndi bubatindire. Igitabo cy'abacamanza 3:12 niba twageze reka dusome ibice bitatu umurongo wa 12 paji ya 233 mu isezerano rikuru. Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka aheguruna umwami Mowabu amaboko yo kubarwanya, yo kurwanya Abisiraheli kuko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Itabariza Abamori n'Abamaleki batera Abisiraheli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisiraheli bakorera Eguruni umwami Mowabu uburetwa imyaka ingahe? 18. Umurongo wa 15. Hanyuma Abisiraheli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini utwarira ibumoso. Bukeye Abisiraheli bamuha indabukirano ngo ajye kurabukira Eguruni umwami w'Umuwabu. Maze Ehudi yicurishiriza inkota ya mugi abiri ireshya n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenzaho imyambaro ye. Muvuge ngo amen. Mubivuge mwese, muvuge ngo amen. Kadusomaho mu bice 4 by'abacamanza, dusome duhere ku murongo wa 4, igice cya 4 duhere ku murongo wa 4. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi Mukarepedoti, yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama ni Beteri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Aminowamu i Kadeshi Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abantu bo mu Banafutali n'abo mu Zebuluni. Nanjye nzagusangisha Seseri umugaba w'ingabo za Yabini ku kagezi Kishoni n'amagare ye n'ingabo ze, nzamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nitutajyana nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, nukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabara uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sesera ngo aneshwe n'umugore. Muvuge ngo amen. Reka turekere aho ngaho kugira ngo tudatinda, ahubwo dukure mu icyifuzo dusenge. Yesu ashimwe. Twasoje gusoma, mwihangane navuze ngo ntago ndi bubatindire, ndakoresha igihe gitoya. Hanyuma ndashimira Imana ko yanyongereye iminsi yo kubaho, hanyuma uyu munsi nkaba mpagaze hano. Imana muyimere icyubahiro. Ndashimira n'abayobozi, Imana ibaho umugisha. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware. Dushobora kutagira ubutware mu miryango tuvukamo, nitugire ubutware aho dutuye bitewe n'amateka, ariko turashimira Yesu kwa aho hantu hose nubwo tutahagira ubutware, dushimiye Yesu watwemeye yarangiza akaduha ubutware. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumuhereze icyubahiro Yesu watwemeye. Yaratwemeye ahimbazwe.
hari igihe isi itemera abantu, ariko dushimiye Yesu watwemeye. Uze kunyihanganira munyikirize nk'uko twabisabye, hanyuma tuganire mu minota mikeya, nta magambo mashyashya nzanye, ahubwo tugiye kwibukiranya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niturangiza dukure mu icyifuzo dusenge. Haleluya. Hariya hejuru, haleluya. Amen, amen. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana, ntago twavuga ngo twarasenze, kuko twarasenze koko. Mbabwire ko guhagarara hano ntago byoroshye. Hari igihe rimwe na rimwe, ariko reka mbanze mbabwire intego y'ijambo ry'Imana. Nuze kwibagirwa ahantu twasomye, kwibagirwa amagambo menshi cyangwa makeya turi buvuge, uze gutahanira ijambo cyangwa uryandike. Waryandika muri telefone, waryandika ku gapapuro, waryandika ku nkingi z'umutima, ariko uryandike. Ni intego y'ijambo. Iravuga ngo gutwara intwaro itagaragara ariko igakora ibigaragara. Amen. Ndabisubiramo. Nushaka wibagirwe, ubu hari abantu bibagiwe aho mwarimu yasomye n'andi magambo twumvise, ariko basi uzirikane iri jambo rivuga ngo gutwara intwaro itagaragara ariko igakora ibigaragara. Nubwo itagaragara yitware ariko ikore ibigaragara. Haleluya. Munyikirize muvuge ngo amen. Ariko biteye ubwoba kandi biranatinyitse kuvuga ijambo ry'Imana abantu bari muri telefone. Mwemere ko dufite umwuma, icyo kintu turacyemeranyaho. Dufite umwuma, dufite umwera, dufite intege nkeya, ariko dushimiye Imana ko twaje aho Imana itangira imbaraga. Muvuga ngo amen. Ikindi cya kabiri, mu materaniro haza abantu batandukanye. Buri muntu wese aba afite ikintu cyamuzanye, akazinduka akabitegura, afite intego yagize gute yamuzanye. Reka nkubwire iri jambo, ntiwishinga umuntu ukwicaye iruhande. Wowe ushake Imana nk'aho ari yawe ku giti cyawe. Nubona atanabyitayeho, wowe ubwira Imana ngo hari icyo nshaka. Mubunyikirize. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana kugira ngo natwara igihe kirekire. Igitabo cy'Abacamanza mu bice ngira ngo ni 3 ku murongo wa 12. Bibiliya ivuga amagambo akomeye mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa amaze gupfa, Yosuwa amaze gutanga. Murabizi ko Yosuwa ari we wageranye Abisiraheli i Kanani. Ndashimira Imana igihamagara umuntu itabashije ahantu avuka. Ngibaza igisekuru, uvuga ati wowe uvuka mu gisekuru cyo kwande, ukomoka he? Cyangwa se ngo iguhamagare ikubajije CV yawe. Ibyo ni iby'abantu, ariko ibyo si iby'Imana. Ndashimira Imana ihamagara umuntu ititaye ku gisekuru. Haleluya. Munyikirize. Haleluya. Ikaguhamagara ukuri umeze uko nguko. Dufite abantu babicaye bavuga bati reka twicare tuze kumvira imuciko, tuze kureba ko byemera. Biremera kuko Yesu niwe ubirimo. Haleluya. Biremera kuko Yesu niwe ubirimo. Yesu atabirimo ntibyakwemera, ariko ahimbazwe Yesu birimo. Ubwo abirimo biremera. Munyikirize. Haleluya. Hari n'abazindutse ngo kunaniza amateraniro. Yesu yabirangirije igorogota ntiyananirana. Nago byakunda. Yesu yabiteguye neza. Kandi kugira ngo uze gufashwa ukuremwa analyse yawe yuko babikase, babifuse nabi, babigoretse hano bari kubicisha ahangaha. Ubutaha nawe uzagara hano mbega ubigenze neza. Ariko dufashwe mu izina rya Yesu. Tuzamura ibiganza tuvuge ngo amen. Tugire gutya kandi tuvuge ngo amen. Yosuwa, Mose amaze gupfa, Yosuwa akomezanya Abisiraheli. Ariko hari amagambo Imana yari yarabwiye Mose imubwira kujya gukurayo ubwoko bwayo. Reka mbabwire
kuba abantu b'Imana bamara igihe kirekire ahantu habi ibisobanura ko bazahaguma. Wapi? Si cyo gisobanura. Kuba Farawo yabagiraho ububasha akabakoresha uburetwa si igisobanura ko Imana itazabakurayo. Iyavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo izabakurayo. Izabavana. Bamaze igihe kirekire, bamara igihe kirekire mu mibabaro. Mbabwiye, gutinda mu mibabaro kw'abantu Imana yahamagaye si igisobanura ko Imana itazakora, kuko Imana ntikangwa n'imibabaro. Imana irenga imibabaro igakora. Ayo mashi kamabwira akantu kamashi, kamabwire akantu keza kamashi. Umuntu mwera tubwiye ngo iyo dukomeye Imana amashi ngo tuba tuyikomeye amashi, ngo ariko aya mashi agahinduka inkoni ikubita abadayimoni na Satani. Imana ihimbazwe kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Iri jambo ntabwo ari ijambo risanzwe, ni ubutumwa Imana yampaye, ariko irambwira ngo bucishe muri iri jambo, kuko Imana izi si tugezemo, izi na tere duhagazemo. Abisirayeli bamara iyo myaka bakabyara bihisha, ariko bakabyara. Nubwo twabyara twisha, ariko tuzabyara. Haleluya! Tuzabyara mu kwa gatandatu tubatize, tubyara mu kwa 12 twongera tubatize. Tuzabyara. Nubwo twabyara twishe, ariko tuzagira gute? Tuzabyara. Muzi impamvu? Nuko Imana iduha imbaraga ntizikomoka kuri konti. Imbaraga zituma tubyara ntizituruka mu mazu y'amakaro. Imbaraga zituma tubyara ntizikomoka aho tuvuka. Imbaraga zituma tubyara zituruka i Gologota. Haracyariho, haracyahari. Na bugingo haracyahari. Kandi mbabwire, Imana iri hano muri iri teraniro. Irahari, irahari, irahari. Nutayumva si igisobanuro cyo kwihari. Irahari. Ngo bayibamo, bayibayemo. Farakavuga ati ariko ko bayibamo bakanga bakabyara. Ko batumva umubabaro, ko batumva umuruho, bimeze gute ko banga bakabyara? Avuga ati noneho mujye mubaye ibyo kurya by'inica n'ikize, bakanga bakabyara. Ahitavuga ati aba bantu nta wabashobora, reka ninjira njya kuri tere, ninjira aho babyarira. Ababyarira nimpagera ndabishobora. Ariko ibaze guhabya n'umuntu ukoresha uburetwa agatuma urara udasinziriye. Umukoresha uburetwa umwatica akahaca, ukamuha ibyo kurya by'inica n'ikiza akabirya, ariko akanga agatuma urara ugize gute? Udasinziriye. Ngo aragenda avuga ati nzajya ahantu babyarira, gahunda ni ukujya aho babyarira. Avuga ati kandi sinzajyayo gusa, nzagenda ndabizi bari mu mibabaro, n'abababyaza nabo bakeneye agashahara, ariko ndabaha misiyo. Nishaka mvuga kangaka ntaye. Ngo yinjira ahantu babyarira, ngo areba ababyaza b'Abaheburayo. Ngo niyo yarebye, yigeze ajya kureba ababyaza Abanyegiputa. Gahunda ni ukureba ababyaza iki? Abaheburayo. Hamwe ati ni murero ndashaka kubaha akazi, ndebera Farawo nyir'ubwite muri maternity. Nago yigeze atuma umwungirije we yari yiziye kuri tere. Aravuga ati ndabaha gahunda, kandi ntabwo ndi bubakurire mwaho, ndabongeza agashahara, ndabakubira, ariko gahunda mu ndebera Umuheburayo. Nimubona Umuheburayo yicaye ku ntebe abyariraho, mukabona byaye umuhungu, yabivuze mwarimu, mujye mumureka. Umuhungu mujye muhita mumuhotora, ariko nawe umukobwa mumureka agire gute? Abeho. Kubera iki? Abisirayeli, Umwisirayeli
iyo abyaraga umuhungu yabaga abyaye amaboko, yabaga abyaye imbaraga z'igihugu, abyaye imbaraga z'umuryango, abyaye imbaraga z'itorero. Tubivuga uko nguko. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo abo babyaza bubaha Imana, ngo ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ngo ahubwo bareka abana b'Abaheburayo bagira gute? Babaho. Ibaza umwami nyir'ubwite nawe n'uw'isibo akubwira ati wowe ngo Farawo amaze iminsi ngo yumva bagwiriye, avuga ati none se byagenze gute? Ngo arongera asubira kuri tere, aravuga ati none ko nabahaye misiyo byagenze gute? Aravuga ati cara tubanze tuguha amakuru y'Abaheburayo. Baba mu gihugu cyawe utabazi, ubabona na rumbiya ntago ubazi, uheruka bakora uburetwa n'ibitambaro ariko ntago ubazi. Icara tuguha amakuru yabo. Munyitabe, haleluya. Havuga ati Abisirayeli baje Imana yabo yavuze, ababwira irindi jambo rya kabiri, aravuga ati Abaheburayo ntago bazi, nubwo bari mu mibabaro, nubwo bari mu buretwa, nubwo bari mu ntambara, iyo bajya gutwita Imana yabo iravuga. Burya iravuga. Nabuze umuntu ukaze wabuze Imana kuvuga, yavuga ati ndakaze uyu munsi ntuvuge. Nabuze umunyabwenge n'umuhanga uyibuza kuvuga, gusa Imana ntiri kuvuga, n'ubiravuze. Ayo mashini barayi Imana tuyakame, ababyeyi bayivugiriza impundu. Aravuga ati cara ntabwo basi Imana yabo batwita, Imana yabo yabibabwiye, Imana yabiba yabivuze, bakarwana nayo bakayigendana bakayiruhana, bajya kubyara bakongera bakajya kubaza amakuru, bakabyara Imana yakize gute? Yavuze. Aravuga ati Umuheburayo wibyasha umwana iyo akinjira muri maternity, kuko Imana iza ahantu batuye, iziko nta support, iziko nta muntu wabagirira impuhwe, iziko nta muntu wabavugira. Bakinjira muri maternity, Imana yabo yinjirana nabo. Iyo bakicara ku ntebe babyariraho bahita babyara. Umuheburayo wibyasha umwana ntabwo wagira gute? Ntabwo wamumwaka. Nari ngiye kubabwira ngo tuzabyara twongere tubyare, twongere tubyare, twongere tubyare, kandi Farawo agize gute? Ahari. Ngiye no gusoza. Bavayo bakoze uburetwa barahabyarira, bavayo bambuka inyanja itukura, bageze hakurya Imana yavuganye nabo. Eliyeli Imana irabwira ngo nukuri ndi Imana ibafanye, kandi aho mbakuye ninjye ubakuye. Imana ifite amaboko, Imana ifite amaboko aruta ya Farawo, ifite amaboko aruta y'abami n'ibikomangoma. Imana ifite amaboko, Imana ifite amaboko. Imana ibagejeje hakurya y'inyanja bamaze gucuranga, Imana ivugira mu kanwa ka Mose, iravuga ngo nukuri ndi Uwiteka, igihugu mbajyanamo ni igihugu cy'amata, ni igihugu cy'ubuki, muzarya mushira inzara. Imana izi ko inzara ritanje. Muzarya kandi muzambara muberwe, muzabyara muheke, nta muntu bahagaze hejuru, muzaba mu mazu, ntabwo muzongera kubaka amazu ngo nimurangiza mube muri burende mugenda muzunguza igishirira, nzabajyanayo. Ibintu Imana ivuga irabikora. Ni Imana ivuga kandi ni Imana igira gute? Ikora. Imana ibabwira ijambo rikomeye, irabwira ati ibiryo nubwo nzabibaha ni hatari, ibiryo nzabaha ntibizatume munyibagirwa, ibiryo nzabaha ntibizatume musenga izindi mana, ibiryo nzabaha ntibizatume mugira ingeso nk'iz'abanyamahanga. Imana irababwira ngo nukuri ibintu mbabwiye nzabikora, nzabagaburira, muzarya, muzabyara, nzabasoreza amasezerano. Imana irababwira ngo ariko namwe nimugerayo mukarya mugahaga
mukibagirwa kuzunguza igishirira musigaye mukanda ku matara. Ndashaka mbabwira nimukajya mwibagirwa ahantu Imana yabavanye. Umuntu wibagirwa aho yavuye ntamenya niyaje. Iyo wibagiwe amaboko yagutabaye ntumenya nazakurengera. Munyikirize muvuge ngo amen. Abantu tukiri kumwe, haleluya. Manabwa ngo nimugerayo muramenye dore igihugu cyeza inzoga ntimuzanywe inzoga. Nimugerayo mukarya mugahaga. Imana ibabwira amagambo akomeye, uravuga ati nukuri ntituzakwibagirwa. Bagerayo nihute kandi murabizi yuko bagejejweyo nande na Yosuwa. Bagerayo bararya bagubwa neza. Ndihuta kugira ngo nkoreshe zigasha iminota mikeya kugira ngo ntambutse n'ubutumwa Imana yampaye. Imana iracyavuga. Imana iracyavuga ntizarorera no kuvuga. Gahunda yayo ni ukuvuga ikanakora. Noneho ifite gahunda yo kuzajya ivuga yarangiza ikanakora. Muzima bifite gahunda yo kuvuga ikanakora. Yesu wenyine ni wowe wamenye amaraso ayameneye abantu. Nta muntu nabonye umenera undi amaraso. Yagiye ku musaraba yirehereza amahanga. Paulo yandika ijambo rikomeye aravuga ngo nyamara urufatira rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze. Nubwo abantu bazi ko rwarangiye ruracyahagaze kandi ruri ikimenyetso ngo Uwiteka asa. Ngo bagerayo ku ngoma Yosuwa ntabwo shaka kwatinda. Ngo Abisirayeli bayoboka Imana barayubaha barayikorera barayubaha. Ntabwo shaka kwatinda twihute kugira ngo tugere ku magambo twasomye. Ariko ngo mu myaka ishize kera ngo Abisirayeli bakazajya baza mu rusengero ngo ariko bafite umuntu utuntu ngo bakuye mu bapfumu. Ariko ngo bakadutwara rwihishwa. Ngo rwihishwa ku buryo Yosuwa atigeraga agira gute atubona ku mugaragaro. Ngo bakadutwara bakajya batendereza ariko n'utwo tuntu bagize gute badufite. Ngo bandi ngo bakaza ngo banyweye na za byeri ngo bakaza mu rusengero. Abandi bakaririmba banywa na za veruje kandi ibyo byari ibizira ku Bisiraheli. Imana yari yarabibiyamye kera. Ngo bajyayo babikora rwihishwa. Hanyuma ngo bamaze kubikora rwihishwa mu bice bihera bya Yosuwa mu bice 24 by'igitabo cya Yosuwa. Ngo Yosuwa yenda gupfa ahamagara Abisiraheli abatongera Imana babonye. Jya uzirikana Imana wabonye. Hari igihe wabuze abantu ubona Imana ntukayihemukire. Warayibatongera arabekeranya arababwira ngo mu Isiraheli mwumvise ibintu Imana yakoreye basogokuruza banyu. Ukuntu yabambukije inyanja itukura, ukuntu yabagaburiye manu mu butayu, ukuntu yabambitse. Abisirayeli babonye imirimo y'Imana ngo bambaraga inkweto ngo ntizibasazireho, ngo n'ibirenge byabo ngo ntibyabyimbaga. Ngo Yosuwa arabibibutsa arabwira ngo igihe cyanjye cyo kugenda kirageze. Arabwira ngo ariko ndagira ngo mbatongere Imana twabonye. Reka mbabwire nubwo isi yahinduka muzazirikana Imana yabagiriye neza. Munyikirize muvuga ngo amen. Hari abantu Imana yagiriye neza atari umurage w'ababyeyi, ari Imana ari imitsi ya Yesu. Abantu benshi bari hano barya imitsi ya Yesu. Sipiriye nawe ubugenda mu modoka kubera imitsi ya Yesu yonyine. We n'abantu batuye mu mazu kubera imitsi ya Yesu. Hanyuma bakarya imitsi ya Yesu bagatunga n'utubari mu nzu bafite amafirigo yuzuye inzoga, barangiza bakaza no mu rusengero. Yesu ababwira amagambo akomeye habwira ngo muzazirikane Imana ntimuzasenga izindi mana, kandi iyi Mana mbabwiye muzayibwire n'abana banyu bige kuyubaha. Twari abantu babesha ngo bubaha Imana, wagera ku bana babo ugasanga basa n'abantu bimo wabo. Kavuga ati mbese agakiza bafite nakahe? Nagakiza kabo ubwabo ariko ibimenyetso by'agakiza nabyo bafite. Cyakora bafite agakiza ko ku muntu. Ariko Imana yantumye irambwira ngo yemwe nimutware intwari itagaragara ariko ikora ibigize gute ibigaragara. Tugire gutya abantu bari hejuru. Munyikiriza mwese muvuga ngo amen. Nihute
baravuga bati Imana tuzayubaha, tuzayikorera. Imana yaducishije imyate ikadukiza amavunja, Imana tuzayikorera. Imana yadukuye mu nzu z'ibyatsi, ibishora bw'abirwa, Imana tuzayikorera. Imana yigishije abantu ikabigisha no kuborosa. None abantu basigaye baseka neza, amenyo akeye kubera Yesu. Abantu bose babaye amasirimu kubera Yesu. Haleluya. Yesu ni mwiza. Haleluya. Buriya Mana niba kuzi ibintu bingora mu buzima, nuko mwiteraniro wabwira umuntu ati yereza Imana icyubahiro, akamera nk'umuntu yisuhuje atyo, tuvuga ati gutyo mbese. Tujye tuzirikana ko amaboko y'Imana ari turindira mu muhanda, niduhereza Imana icyubahiro turambure tuvuge ngo Mana ni wowe ukwiye guhimbazwa. Yosuwa ngo arapfa niyute, amaze gupfa mu gice cya mbere cy'abacamanza, ngo Abisiraheli baravuga bati turarangiye, ababisha bacu badutinyaga kubera Yosuwa, bazahita bongera badutere. Ngo ariko bigira inama ngo bajya gusenga nk'uko twaje gusenga, ngo bajya mu masengesho babwira Imana ngo Mana ari twebwe n'abanzi bacu ko tubizwe intambara itarangiye, ko bamenya amakuru kuko Yosuwa apfuye bazongera bakadutera, ninde uzabanza gutera abandi? Imana, ndashimira Imana akivuga ngo Imana ihita ibagira inama, ngo ibagira inama bari mu masengesho. Wumvise sipi we? Ngo ibagira inama bari mu masengesho bapfukamye, irabwira ngo mwumve bana banje, mbagira inama, ni mwebwe muzabanza gutera abanyakanani kandi muzabatera, muzabatsinda. Reka mbabwire, iyo twasenze ntabwo dutsinda ahubwo turatsinda, iyo twasenze ntabwo tuneshwa ahubwo turanesha. Munyikiriza mvuga ngo amena. Iyo twasenze, iyo twasenze guhera mu itangira ukagera mu byahishuwe, sindabona umuntu wubashye Imana agasenga wigeze aneshwa, ahubwo niyo yabaciye bugufi aciriritse aranesha. Mbabwira ibya Yefuta, wari waravutse nabi, bene se bakamwirukana, kamwe ati nta mugabane uzabona hano, akayoboka ishyamba, ariko akubaha Imana ya Isiraheli, Imana ikamutiza amaboko, bene wabo bakongera bakamushaka. Dushaka Imana, abantu bazongera bayikenere. Munyikirize muvuga ngo amena. Abantu bazongera bakenere Imana. Niute Imana yabwira ati muzababanza, ngo barababanza, barabatera, barabanesha. Mu gice cya mbere, wihuse mu gice cya mbere, ngo barabanesha, ariko Imana bakondisiyo irabwira ngo abanzi banyu muzabarimbure, ntimuzagire n'umwe musigaza. Irabwira ati Abaseburuni, abo kwa Yosefu, abo kwande, abo kwande, muzagende murimburira ishanga. Hanyuma ngo aba Yosefu ngo nibo barimbuye ababisha, ngo abandi bagenda babasigaza. Kavuga bati twasangiye ka Bavaria, nta kuntu nabavugaho. Nta kuntu nabavugaho, numva nubwo rwose bajya muri roki, nta kuntu nabavugaho. Ejo bundi hari ukuntu bangenje, ngo bakabarokora, kabashyira hari, uragenda barabarokora, ngo kandi uko babarokora ngo bakazajya baza mu rusengero bakavuga bati Imana twarayibonye. Mu bice bibiri ngo bakomeza kurwana ntibagenda, kandi bafite ibintu barokoye, Imana yarababushije, kabwa ati muzabirimbure, ngo bakomeza kurwana. Bibiri ivuga ijambo rikomeye mu bice bibiri, ngo marayika w'Uwiteka ngo ava ku musozi bita Girugari, ngo araza batangirira i Bokemu, ngo yari yarakaye arabatonganya. Habwa ngo yemwe Abisiraheli, mwibagiwe Imana y'abasogokuruza banyu, mwibagiwe amaboko yayo, mwibagiwe ukuntu yabatabaye. None ibyo yababwiye ntabwo mwabikoze, yababwiye kwitandukanya n'andi mahanga, mwanze kubikora. Mwasubiye mu kabari, mwasubiye gusambana, mwasubiye mu bapfumu, kandi mutazi ibiganza, kandi mwasubiye kutingana. Ntihahandi rega, ntihahandi. Undura wanga kwiruka gwirusi. Ngo marayika arabatonganya, kugeza igihe babwira ngo Imana yabanaga namwe
mwajya ku rugamba ikabarwanirira ikabaneshereza, nta hanga na rimwe ryigeze ribatsinda. Imana iri kumwe namwe, none mwarayihemukiye, ntimwari mwarigeze mutsindwa. Imana yarabacuriye, marayika w'Iteka aravuga ati mwigeze mutsindwa se? Imana ikiri hagati yanyu, mukiyubaha mukiyumvira, mwigeze mutsindwa, mwigeze muzerera, mwigeze mubura uko mugira, mwigeze mubura inama zanjye. Imana irababwira ngo marayika arabatonganya, abatonganiriza ibokemo. Arangije marayika w'Uwiteka uvugwa mu isezerano rya kera ni Yesu, ngo ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo ni ukuri sinzongera kugendana namwe, sinzongera kuba hagati muri mwebwe, sinzongera kubarwanirira, sinzongera kubaneshereza. Ayo mahanga mwanze kurimbura, ayo mahanga mwanze kwirukana, azababera nk'umutego kandi azababera nk'amahwahanda hehe mu mbavu. Ibintu abantu banze kurekura biteye ubwoba, kuba umuntu abwiriza akanasambana, mbega umwanda n'icukiro. Biteye ubwoba kuba umuntu aryigabura akanywa n'inzoga, biteye ubwoba. Kandi ndakamabwira, ikinyoma kiriruka ariko ntikigerayo, ariko ukuri kugenda buhoro nk'akanyamasyo, ariko amaherezo kukazagerayo. Ayo mashini imbaraga y'Imana muyakoma, ababyeyi bayivugiriza impundu. Ngo bararira bavuza induru, baravuga bati Imana niba ituvuyeho amaboko yandi tuzayakura he? Ngo bajya gupfukama babwira Imana bati ni ukuri twaraguye mu gihe. Imana yarabacyuriye, irababwira ati abana banyu bazajya biga ariko babarumbire, kubera ko mwanyimuye muri Minerivare birangira banyweye itabi kandi mwarushye. Irababwira ati kuko mwanyimuye ni njye wabahaye ibyo gukora, mubona Minerivare muzajya mubarira birangire baranyweye itabi, ni na bya bintu byose birangire byararangiye namwe muhombi uko mwanyimuye. Ngo baragenda bajya gusenga babwira Imana bati nitwe twatumye ibi byago, nitwe twabikuruye kuko twakwimuye. Ngo bararamparara baca bugufi babwira Imana bati Imana turakwinginze, tubabarire ingeso z'Abanyakanani, tubabarire ingeso z'Abahivi, tubabarire twagenze kimwe, twavuze kimwe, twakoze kimwe, twaribye. Imana ngira bababarira, irangije ikimenyetso cyo kubabarira irabwira ati nimutahe, noneho ngiye kubatabara mbibereke. Bivuga ijambo rikomeye, ngibahagurukiriza umuvunyi ngo bita Otoniyeli, ngo Kenasi, ngo murumuna wa Kalebu, ngo ababera umuvunyi, ababera umutabazi, ngo abarwanira iyo ntambara. Abisiraheli baranesha, Abisiraheli baratsinda, ngo nuko Abisiraheli babona ihumure. Munyikirize muvuga ngo amen. Ngo Otoniyeli amaze gupfa, ngo Abisiraheli barongera batambika ibirenge. Nyamara Abisiraheli bagize icyo bapfana n'Abapantekote, ngo barongera ngo batambika ibirenge, ngo baravuga bati ariko si twakareka kaveruje, twakareka koko ntabwo twagahereza. None se za Bavariya na za Ridibu twazireka? Ngo namuzendicaye ngo n'ibyuma, ati ntabwo twabireka. Gutunga umugore umwe sibwo byavamo. N'abantu baba mu rusengero kubera amazina bafite n'abandi bagore, hanyuma abashumba bakavuga bati tutiteranya mama we. Abashumba bakureka ariko Imana ntizaguhereza, Imana ntitaha iwawe. Kandi niwayikanyisha ngo urayitenga, urumva ngo ubundi ngo ntizarigabura, niyo nyiraryo ntabwo wayitenga, ntitengeka niyo nyirigabura. Haleluya torero, haleluya. Abantu baje gusenga, haleluya. Erega tuvugisha ukuri, igihe batubeshaye ngo mugiye i Burayi naje gusanga naho hari imibabaro, ngo mugiye Dubai ngo mubonye visa, hari abazibonye ariko ugiye bazibahereye ntimuragerayo. Mwicare tuvuge n'ukuri, dutwara intwari itagaragara ikora ibigaragara. Munyikirize muvuga ngo amena. Kandi erega Imana ishobora kutabivuga ariko bayubaha igakora. Imana yacu ikihutirwa si uko ivuga, igikomeye ni uko ikora. Munyitabe, haleluya.
ngo barabitambika pe, ngo barabitambika baravuga bati reka birani iby'agakiza ko muri rimwe, reka abapene nabo ntibasirimuka, tubazana inyigisho za zamani, nituzana iyindi Bibiliya nshyashya muzanga kuyemera. Pawulo aravuze ngo umuntu uzavuga ubutumwa butari ubwo twababwiye, aravuga ngo naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru agire gute avumwe. Pawulo yasize abavumye, aravuga ati abantu bazazana izindi nyigisho zitari izo mwatwumvanye, naho yaba ari marayika azavumwe. Ubwo yasize abaciriyeho iteka, n'ababikora bakorera munsi y'iki y'umurongo. Hari abantu tukiri kumwe, abantu bahari muzamura ibiganza turebe ko bikunda. Barongera ngo bamaze gutambika ibirenge, ngo Imana ibahagurukiriza uyu mugabo w'Imowabu, Umumowabu w'umugome, ngo aragenda arabababaza bakoresha uburetwa. Aravuga ati narabamenye burya Imana yanyu batabara iyo mukiyubaha, narabamenye burya Imana yanyu barwanira iyo mutakinywa inzoga, iyo mutagisambana, iyo mutakijya mu bapfumu, iyo mutakigenda ngo mbega bikomana. Reka mbabwire ijambo Zakariya yavuze mu gice cya mbere, ngira ngo ku murongo wa 73 umanutse aho ngaho w'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Yaravuze ngo icyo gihe nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, tuzayisenga tudatinya, kandi tuzayisenga tugize gute turabera. Hari ibintu tuzavuga tukabyerura umunsi Imana yatugiriye. Ubuvuga mu marenga nyine bikumvwa n'abanyamarenga, kugira ngo n'ejo uzagaruke Imana irebe ko ari yarokora. Ariko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu, tuzayisenga tudatinya. Nubwo ibituma dutinya bihari, ariko Imana nibidukuraho tuzayivuga tudatinya. Munyikirize muvuge ngo amena. Abantu babicana akavuga ati Mana none harari dukoreye, ahasinze ko rizaba muhumure. Ngo barabukora uburetwa kugira ngo sose, ngo ariko uwo uriya mugabo w'Imowabu, umwami w'Imowabu, ngo yari yarariye Chantal, ngo afite inda igera hariya, ngo yari yarariye ndumva ntiyirizaga. Gahunda kwari ukurya ubundi akananiza Abisiraheli. Kandi mu nyumve, gahunda kwari ukurya akagenda akabyibuha. Biravuga ngo yari igihonjo cye, nta Mana yabaga muri we, nuko nyine yarameze. Gahunda kwari ukurya akayavuga ati nzajya mbananiza, nzajya mbakoresha uburetwa, iyo Mana nzayibimuramo, nzayirukana. Kankubwire ntago wayirukana ngo igende. Imana ni umuntu w'umugabo, ahantu yicaye nta maboko yayishigura, nta maboko yayirwanya, nta maboko yayinesha. Iricara ikarambya yitwa Uwiteka, ni Imana. Kandi ntiwayishyikira. Hari igihe ijya yiyoroshya, ikiyorosha abantu bakayirukankana, bakagira ngo barayirukankanye, ikiyorosha nayo ikigira nk'aho yatsinzwe. Nushaka kubimenya uzabaze Farawo ku nyanja, ngo yakurikiye Abisiraheli agira ngo ni ibisanzwe. Imana ibwira Mose ngo bambihemo gatoya nkosora umwana atagira ngo ngana nawe. Hari ibintu Imana izakosora bakamenya ko ariyo yabikoze. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Kavuga ati twamufatishije, iramwihorera, akoranya amagare, akoranya amafaraje, avuga ati ndaguhombya mpereye imbere. Imana yahombeje Farawo ihereye ahantu hakomeye, ngo yafashe amagare afata n'amafaraje, ngo nabizi ibintu by'intambara zikomeye cyane. Aravuga ati Abisiraheli bagenda se, ninde wakongera kubaka amazu badahembwa? Ninde se wakongera gukorera ubuntu? Ninde se? Ngo arabakurikira. Imana ibwira Mose ati bambihema gato, mutegereze mwereke kwibavanyeyo, ifite amaboko, ifite aho ibajyanye, kandi izagira gute izabagezayo. Imana ifite aho itujyanye, izanatugezayo. Muzamure ibiganza muvuge ngo amen. Ngo bavuze ndero baravuga ati ntidupfuye, turarangiye. Babwira Mose ati batujyanaga, mwihangane nakaba kagiyemo,
ako ngako. Kandi Pawulo aravuze ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo abana b'Imana. Tavuze se akabayoborwa n'indirimbo, n'abayoborwa n'abashumba, n'abayoborwa na Chantal. Yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka. Kandi mbabwire, Chantal yihangane mutanga urugero inshuti yanjye, yatuyobora akatuyobya, ariko umwuka wera najya atuyobya. Oya aratuyobora, ntabwo yagira gute yatuyobya. Azi gutokora n'ibyo abantu batokoje, akavuga ati ibi bintu sibyo, ibiri byo ni ibi. Akabitokora kandi bigisigara bimeze sawa. Haleluya. Todelo, haleluya. Tuzamura ibiganza, haleluya. Ngwayo tavuze induru bati Fara warongera dushyikiriye. Twakoze uburetwa niyanyurwa none nidusubira yozaku. Imana irabihonera. Ngo habura nk'intambwe nkasingahe ngo Fara wabagereho. Ndeba aratasipiwe. Sipiriyane mwari mu ndeba ngo babura nk'iminota ngo abagereho. Ngo Imana ibwira Mose ufite iki? Avuga ati inkoni naragiranye kwa Yitiro ndacyayifite. Nataye akazi ariko inkoni ndacyayifite. Natakaje imiryango ariko inkoni ndacyayifite. Natakaje amafaranga ariko inkoni ndacyayifite. Natakaje izina ariko inkoni ndacyayifite. Mwanyikirije mukavuga ngo amena. Uzemera utakaza intebe ariko ugumana inkoni. Uzatakaza ikoti ariko ugumana inkoni. Uzatakaza amafaranga ariko ugumana inkoni. Nugumana inkoni ubutware buzahamagara ibyo watakaje byose. Zabiguma. Ukarwane. Yubaharira ariko ugumana inkoni. Yubarekera ugumana ibidatangwa n'abantu. Ibyo abantu batanga birarangira, byo bibaharira ugumana iby'Imana itanga bizahamagara ibyo abantu batanga. Abati yankuni ndacyayifite. Arambwa ati none nubwo ukifite, reba Farao dorarashe n'amagare. Ndashaka kumuhombya agasigara yimyiza imoso akamenya ko ndi Imana izi gukosora. Imana ibwira Mose arambwira ati gira gutya ngo arambika inkoni hejuru y'inyanja gusa ikimenyetso ngo maze amazi avura ahereye hasi. Ibyo nkuru murazizi. Abisiraheli ngo Imana ifata ngo umucyo ku Bisiraheli ngo uragenda ujya hagati y'Abanyegiputa ngo ku Banyegiputa babera umwijima ngo ku Bisiraheli babera umucyo ngo bambukire. Kambabwire nubwo bimeze gutya Abisiraheli barareba. Nubwo hariho umwijima Abapantekote barareba barabona. Nubwo hariho umwijima turareba turabona kuko umwuka wera aracyari kumwe natwe. Itara ry'Imana ntirirazima kandi nta nubwo rizagira gute rizazima. Iryongeramwe amavuta ntinanirwa. Nubwo dayimoni asukamo amazi ariko iryongeramwe amavuta ntinanirwa, nticogora, ntisaza, ntitinya, yitwa Uwiteka. Ayo mashini mara y'Imana muyakoma ababyeyi bayivugiriza impundu. Sosa Abisiraheli barambutse nyine ngo bamaze kwambuka. Umwisiraheli wa nyuma ngo akuyemo ikirenge. Umunyegiputa wa mbere nawe ngo akinagamo. Imana ngo Mose abwira Imana ati baradukurikiye. Imana ngo ati tegereza gato ndashaka ko baza bagashyiramo ibirenge kandi n'amagare yabo arimo ngo babishyiramo. Ba Miriyamu bari hakurya bareba bati sibyo ntibadukurikiye. Ngo bamaze kugeramo bose Imana ibwira Mose ati yangu nuracyayifite. Ndacyayifite nta gahunda mfite yo kuyita. Ndacyayifite. Imana yambwa ngo ngera uyirambure hejuru. Ngo ayirambura hejuru. Imana ihamagara amazi iravuga ati abana banjye barushye bagiye kugenda urugendo rwo mu butayu. Ibi bintu ntago baruha babikora. Yewe mazi we nkorera akazi. Ngo amazi arengera ingabo za Farao n'amagare n'amafarashi n'abantu bose bakomeye. Ngo Miriyamu abibonye ibintu bibaye ngo Farao asubira avuga ati nta muntu bajyanye, nta muntu bayoboye. Burya nta muntu bayoboye, niyo yonyine bayoboye. Ko mutanyumvise burya si abantu, burya si Mose, niyo yonyine bayoboye. Kandi bayoboye ntibajyanye, kandi bajyanye izabagezayo. Ntizabarira mu nzira, ntibazagwira mu nzira. Yibajyanye niyo kwizera. Nimuhumure, ituyoboye si umuntu ahubwo ni Imana. Ifite aho yadukuye, ifite aho izatujyana kandi izagira gute izatugezayo. Ena lastita pastevo relo stasema
izatugezayo. Muhumure, nta gahunda ifite yo kuduta. Aho marenge nihute ngo bakora uburetwa barabukora, ariko ngo bamaze kubukora uyu mwami wabo ariko yari umugome Mana we, ngo yabakoresheje uburetwa imyaka 18 badahumeka, ababuragiza bashyira ibirenge ahangaha kabwira ataho ntibyemewe, ngo arababuragiza umwami wabo, ngo barakubitika imyaka 18. Imyaka 18 igeze ngo basubira gusenga, aravuga ati Uwiteka we, watubabariye ko twagucumuyeho, wadutabaye ko amafaranga atirukana kanseri, ko amafaranga atirukana diabete nubwo tuyafite, ko imiryango ikomeye itadutabara, itadukiriza abana kunywa urumogi no gusambana, wadutabaye ukadukiza akakaga, ko tukugarutseho watubabariye ibyaha byacu. Imana iravuga ngo ubwo muntu akambi ndabababariye ndi Uwiteka. Imana ngihita ibahagurukiriza umuvunyi bita Ehudi mwene Gera w'umubenjamini, ngo kandi azawe mu nyungano hano, ngo abandi bose batwariraga iburyo, ngo bakajya batwarira iburyo bakavuga bati gahunda nihoraho nisanzwe, babatabare muri ubu buryo. Mwanyumvise ko mutanyumva? Gahunda ni umujyi umwe, ni ukubatabara bisanzwe. Ngo ariko uwo munsi Imana ihagurutsa Ehudi mwene Gera w'umubenjamini, ngo we yatwariraga ubundi buryo batamenyereye bwo gutabara Abisiraheli. Nagira ngo mbabwire, Imana igiye guhagurutsa atapastita hena wasadraya sanso. Imana ntabwo ari umuntu, bina abantu batamenyereye, bina abantu batazi, bina abantu batari babona. Ngo Ehudi amaze kumenya ko Imana imuhagurukije, aravuga ati bagiye bagenda kuri nge sindi bugende nabo. Hagize umuntu nkiza ako kantu, nkakora akazi k'Imana nkagasoza nkiza aka kantu ako gasharuka mwihangane. Ngo umuhungu aravuga ati ndamimenye neza ubu Imana n'igiye gukoresha, igiye gukoresha nk'abara Abisiraheli. Ntabwo ndi bwishinge Chantal, sindi bwishinge umushumba, sindi bwishinge mwarimu, sindi bwishinge umudiyakoni, sindi bwishinge mwarimu. Ndabanza njye gutera iva ahantu, mbanza nishakishirize. Ngo umuhungu aramanuka mwihangane, ngo aragenda ajya ahantu mu rucurishirizo. Umuhungu aragenda aravuga ati ntago ndi bwishinga ababimazemo iminsi n'ababibanjemo, ko Imana se yampamagaye ibaciyeho, ko yabaciyeho ra uze mbishinge. Abisiraheli bakoze uburetwa imyaka 18 se badahari, ntago ndi bubivemo. Aravuga ati ubu ngiye kubonana nayo. Ngo aragenda ajya ahantu bacurishiriza, ngo arapfukama abwira Imana ati Imana, ni wowe wampamagaye abantu badahari, urantoranya mu gihe gikomeye cy'intambara z'Abisiraheli, uranyizera ninjye ugiye gutabara Abisiraheli. Intwaro z'intambara zarananiwe ariko we ntunanirwa. Aravuga ati mi intwaro abantu batamenyereye, mi intwaro abantu batazi. Ngo arayicurisha. Imana irambwira ati ntucurisha umuhoro, ntucurisha igihosho, ntucurisha icumu, curisha inkota nzakubwira izakora akazi. Ngo umwana arayicurisha, we arayicurisha abo basengana badahari, arayicurisha abo bahanuranye badahari, arayicurisha abo bavanye icyangugu badahari, ngo arayicurisha abo bavanye i Burundi no muri Kongo, ngo ntabwo bari bahari. Ngo arayicurisha aravuga ati jyewe nzirikana amaboko yayo, ntabwo nabishinga. Ngo arangije arayizana. Bibiliya yavuze ngo ayihisha imbere y'imyenda, ngo ayihisha hejuru y'imyenda. Murandeba abantu turi kumwe munyitabe muvuga ngo amen. Mwanyitabye mukavuga ngo amen. Ngo arayicurisha arangije ngo ntabwo yaje yanitse. Iravuga terega izo bararitse nizo zabakozeho, niyo mpamvu zitagikora. Barazicurishije barangije bazishyira habona, abanzi babo bamenye uburyo zikora, barangije barazibatimburana. None ngewe ndayihisha, tujya tubyinana ariko batayizi, tuyoborana ariko batazi ko nyifite, baduhigabura ariko batazi ko tuyifite. Ndayihisha, we ndayihisha. Ngo Imana imukora mu ntoki. Mwataye haleluya. Tapirasika shadra distance manda
nangone wayasire haya sodrezeva ngo arayihisha ngo bakazajya babona bari kumwe ariko batazi ko ayifite, ngo batazi ko ayifite. Ngo abisabira komeza barakubitika ngo ariko batazi yuko Imana yahagurukije Yehudi. Hanyuma ngo arayihisha, barakomeza barabatimbura, barabaha. Ngo Abisiraheli baraza babwira Yehudi, baramubwira baturiye mwami w'Umumowabu yaratuzonze, yatubujije uburyo, ntiduhumeka, ntidushyirira soko ku mubiri. Reba ukuntu tumeze, kera twaruzuzwaga none ntitucyuzuzwa, twavugaga mu ndimi zararangiye, twarasengaga y'ibiri n'amasegonda asigaye tunanira. Wadutabaye ukagenda ukamutwingingira ko turi buguhindabukirano, ukagenda ukamuhakwaho, ukamubwira ati noneho twemeye kuba inshuti, twemeye ibintu byose uzadukorera, ibintu byose uzajya utuyobora, mbese tuzajya tunasangira, tuzajya turya nkamwe, nitujya no mu kabari tujyane, nitujya no muri buwate tujyane, nitujya no muri rogi nta kibazo rwose, ibintu mukora natwe turabyemeye, ariko muduha agahenge buratwishe. Yehudi arabyemera, indabukirano arazifata. Mwihangane, ngo amaze kuzifata, murabizi ko ntawe ujyana indabukirano ari umwe, ngo bamuhereza abahungu bo kumuherekeza, bamuherekeza batazi ko yacurishije. Ngo baragenda batazi ko afite inkota, ngo baragenda. Umwami w'Imowabu ngo yari yabiteguye, ngo abarindiriye. Ndahita soza, mwihangane, ayandi Mana ninyongera igihe cyo kubaho nzayavuga, cyangwa Yesu naza dutahe. Nitubaho tuzamukorera, nidupfa tuzamusanga. Hano batinya gupfa, nitubaho tuzamukorera, nidutaha ntago tuzasanga Satani, kuko ntabyo tugira, tuzamusanga. Ayo mashini imbaraga y'Imana muyakoma, ababyeyi bayivugiriza impundu. Baragenda ngo asanga Yehudi, ngo asanga uwo mwami w'Imowabu yari mubi, ngo mu bintu yari yateguyemo na panache, we yaziteguye, wari kugira ngo ni mu bukwe, kajya avuga ati sha muzinywe ndabafite. Ngo yaziteguye, arabwira ati arategura ibiryo, arategura we, arategura mbanza yarashizemo n'urwago. Kandi Abisiraheli batemereye kurumva. Mubona ibintu byatumye imbaraga zishira mu bantu ari iki? Nuko batinyutse ibyo batinyaga. Arangije ngo aragenda avuga ati ni karibu rwose. Ngo arabakira, ariko ngo abandi, ngo uko abandi barazimize mushuka, kazinywa akavuga bati twasezeranye. Ariko ngo bageze kuri Yehudi aravuga ati wapi, ngewe ntago ndibuzi mwe, ngewe ibyo bintu ntago mbimenyereye, kandi n'igiyoboye aba bahungu, ntaza rero kuyoberwaho mbacyura, nibazinywa ariko ngiye kubera ko mbayoboye sindi buzima. Ngo bararya barasoza, hagati y'Abisiraheli baruhijwe n'uburetwa bakoresheje, kandi babonye utaborohereza, none bemeye amasezerano. Bemeye nta kibazo rwose, ibintu byose muri bazabe, ibintu byose bari bati rwose, ibintu bizigizaga bavuga bati twebwe turabaheburayo, turabapantekote, ntituzabikora. Bemeye byakunze. Kambabwire, nubwo mwisi babyeze, mu ijuru ntago babyejeje. Nubwo mwisi babyemera, mu ijuru ntago babyemera. Gifite agaciro suko mwisi babyemera, gifite agaciro nuko mu ijuru babyemera. Nyina nibo babyumvise. Aravuga ati nta kibazo, ndabukirana arazifata. Aravuga ati rega kare kose nimwe mwiruhije, ubundi si yo mwemera kera. Mwarahuye n'iyi mibabaro, mwaraburabuye, mwarakize gute? Arangije ngo arabasezerera, barataha. Ngo Yehudi ajyana na babahungu, ngo ageze imbere arababwira ngo wakwihanganye riyeri na rwose, mwihangane mu byubahiro byanyu, ndabinginze muze nta kibazo, turahita dusoza. Arababwira ati rero mwihangane. Arababwira ati mwasigaye aho ngaho, ngo nari ihangane uri musaza wanyu. Ambwira ati mwakwihanganye ko hari akantu nibagira, hari akantu nibagirira ibwana. Avuga ati ko se mwandebye, muri kundeba, abantu mundeba, haleluya.
aravuga ati ko twajyanye wari ufite iki? Avuga ati hari ikintu nibagiwe we, kandi koko ntago bakibonaga. Umuhungu yari yacurishije ashyira imbere y'imyenda, yanga kuyabatiza, mwara ziraritse zirangije zibakoraho. Iyangira akora agatendo, iyangira akora akazi sindi buyigaragaza. Avuga ati nta kintu wari ufite. Avuga ati rwose. Avuga ati none ugenda ari kubanguke, ngo arihuta, mwihangane muhagararaho, ngo arihuta, ngo aragenda arakomanga, abwira umwami Mowabu, aravuga ati kugarutse ni amahoro. Aravuga ati ni amahoro masa, tinaguhaye ubutumwa bw'Abisiraheli, atariko nibagiye kuguha ubutumwa bw'Imana, ati Imana y'Abisiraheli yakuntumyeho. Avuga ati bo suko natwe itangiye kutuvugaho tugambana, ubundi se kare kose tangiye kutuvugaho, yewe we natwe itangiye kuduha amasezerano, reka ni ibintu mwigiraga. Ati ngaho ngwino mu butumwa bw'Imana. Aramubwira ati inshira, ngo amwinjiza mu nzu yari irimo amafu. Hamwe ati rero ubutumwa bw'Imana ndabuguta ari kumwe n'abantu bakurinze, sipakanga abantu bakurinze bumva ubutumwa bw'Imana. Avuga ati mwe basha mukende Imana ya Isiraheli nanjye itangiye kumpa amasezerano, tangiye kumvugaho mukende, ndaza kubabwira ibyo yavuze. Ngo barakenda, Ehudi nawe ngo yegekaho urugi, ngo agenda amusanga. Mwihangane nta muntu ndi butangeho urugero. Avuga ati burya yakuntumyeho kandi gufite ubutumwa bwiza rwose. Abisiraheli bo baguhaye indabukirano, ariko yo yakuntumyeho. Ngo ahita akuramo ya nkota yabitse imbere y'imyenda itagaragara, ngo aragenda amusatira. Aravuga ati n'ubutumwa bw'Imana bw'abantu nabaguhaye, ariko ubw'Imana nabwo ngiye kubuguha. Biravuga ngo amutikura ya nkota, ngo ayimutikura muri yanda yageraga iriya, ngo ikirindi kirarengerwa. Ngo nuko umwami Mowabu ngo agagaramye amusigamwe inkota, ngo aca mu rugi rwa mbere, aca mu rwa kabiri, aragenda abwira bene se ati dutahe, ibintu byanjye ndabibonye, tujyane ihumure ku Bisiraheli, Imana yacu iratsinze. Haleluya! Imana yacu iranesheje, Imana yacu iratsinze. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nuko uwo munsi Uwiteka atabara Abisiraheli, arangiza uburetwa bw'umwami Mowabu bakoze imyaka 18. Ngo nuko Abisiraheli babona ihumure imyaka 80, barongera bagubwa neza, barongera barasenga, barongera buzura umwuka wera, dayimoni barongera bava mu bantu. Mana yambwiye amagambo akomeye, irambwira ngo mutware intwari itagaragara, ariko ikora ibintu bigize gute bigaragara. Dusenge, iminota bampaye irarangiye, ayandi azayavuga ngarutse. Mfite ubutumwa bubiri ndi buvuge. Ubwa mbere ndabuvuga twubitse amaso, hanyuma dusenge, kandi turasenga mu byiciro bitatu. Nanditse ndaruha ubutumwa Imana yampaye kandi bugendanye n'iri jambo. Imana iratanga imbaraga, kandi Imana iratanga intwara abantu batamenyereye uyu munsi. Imana iratanga intwara abantu basanzwe batamenyereye, kandi Imana iraha abantu kurwana mu buryo abantu batari bamenyereye batazi. Irabubaha kubera ko uyu munsi Imana ivugiye muri iri teraniro. Imana itugirire neza. Mwubike amaso dusenge, mbabwire uburyo tugiye gusengamo, mbabwire n'uburyo Imana yambwiye, n'uburyo izi ntwari Imana iri buzitange, n'uburyo tugiye kurwana. Turarwana kandi Imana yambwiye ngo nukuri uyu munsi niturwana turatsinda. Niko Imana yavuganye nanjye. Mwubike amaso dusenge Imana yambwiye amagambo akomeye, irambwira ngo nukuri izi ntwaro ndi kuzitanga kandi ndazitanga, ariko uyu munsi intwaro zanjye ndaziha abantu bihanye, kubera yuko ntabwo ubwami bw'abadayimoni bwaba mu muntu, n'ibyaha ngo bibe mu muntu, nindangiza nanjye mbe mu muntu. Imana irambwira ngo uyu munsi abantu basohora ibyaha, basohora abadayimoni, Imana yicare muri bo, kandi Imana ibona uko ibaha izo ntwaro kugira ngo babone ukuntu bagira gute barwana. Mwubike amaso dusenga Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo abantu nubwo ubona ari abasirimu bakeneye Imana mu buryo budasanzwe, kandi si uyu munsi gusa, n'imbere bazayikenera. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mutware iyi ntwari itagaragara, ariko ikora ibintu bigize gute bigaragara.
dusenge. Imana yabwiye ngo mpagarare mbabaze ngo kandi ndanguruye ngo mbese Imana ikugemuriye izi ntwaro urabona izi ntwaro wazibona wazifata umutima wawe ureshejwe ku buryo izi ntwaro Imana yazishyira muri wowe. Nagize iyerekwa rikomeye ngo ngiye kubona mwubika amaso nta kibazo, ni iyerekwa rigendanye n'ibyo bintu. Ngiye kubona ngo mbona abantu bari bahagaze ku nzobo, nkajya mbona dayimoni ari kugenda acukura ngo bahagaze hejuru y'inzobo. Ngiye kubona nkabona dayimoni araje ahita bambika ikintu cy'umukara kandi bahagaze hejuru y'izo nzobo, ngo nkabona ubundi dayimoni agiye kubarohama. Ngiye kubona mbona marayika arashe akuye ba bantu bya bitambaro by'umukara abakuye hejuru y'urwobo, ngo ahita bambura ibyo byambaro bya dayimoni abambika imyambaro yera. Amaze kubambika iyo myambaro mbona banditseho ngo uyu munsi ndabarokoye. Imana irambwira ngo mbese witegereje ibyo bintu. Imana irambwira ngo uyu munsi ngiye gukura abantu hejuru y'inzobo nindangiza mbarokore mbona uko mbahize intwaro. Niko Imana yavuganye nanjye. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndashaka ko dusenga Imana. Imana yakuzanye umaze igihe kirekire, umaze igihe usenga ariko ntabwo utunganiye Imana. Izi mbaraga ntiwazicyura kandi urazikeneye. Nubwo ubona umunsi utazikeneye ejo uzazikenera. Iyuzuze nayo itunganye. Izo ntwaro z'Imana zibona ahantu zigira gute zijya. Ndashaka ko dusenga Imana. Ubundi butumwa ndabubabwira. Imana ibaha umugisha. Ndashaka ko dusengera abantu bose badakijijwe n'abaguye, tutitaye idini usengeramo. Nta dini rizajyana umuntu mu ijuru, nta bishop uzajyana abantu mu ijuru, nta reverend uzajyana abantu mu ijuru. Yesu wenyine niwe uzatanga ijuru. Nagira ngo dusengane Imana. Umuntu umva twamusengera nasamura ikiganza cye tumusengera Imana. Imana imwese, Imana imutunganye. Nababonye muzamure cyane rata. Imana ibaha umugisha bene data. Komeze muzamure. Imana yambwiye ngo ni ngiye wabasanye nanjye uyu munsi ndabanza mbatabare mbakure w'ibyo bintu. Dusenge Imana. Mukomeze muzamure. Imana ibarebere muri iri teraniro. Nawe waguye zamura ikiganza. Nawe udakishijwe uba mu idini ariko udakishijwe zamura ikiganza cyawe. Uyu munsi Imana yakugendereye irakurokora kandi irakwandikaho ikimenyetso cy'uko igize gute igukishije. Muzamure ibiganza byanyu neza kandi nagira umuntu ureba mu ijuru bareba ibi biganza. Imana yabasanye ibebe ibi biganza nirangiza batabare. Muhagurukiraho muri kandi muhumirije ku maso yanyu. Hano hari ubutabazi bw'Imana. Hano Imana yabasanye niri bubagirira ubuntu kandi turaza gusengera aba bantu. Mwebwe mwazamuye ibiganza muhagararaho muri. Yego muntu waguye wese, muntu udakishijwe, muntu wayembayembye nahagarara hari. Imana iraha intwaro abantu bakishijwe, abantu beshejwe. Ubutunzi bwayo nibwo iri bugire gute, nibwo iri bubahe. Muhagararaho muri dusenga Imana. Abantu baguye, abantu badakishijwe muhagararaho muri tubasengera Imana. Imana yaje uyu munsi, Imana yakugendera uyu munsi, Imana yakuzanye niri bukugirire neza. Mukomeze muhagarare bene data. Kabiri mugihagaze kandi muhumirije ku maso yanyu. Imana yamaye ubundi butumwa bwa kabiri mbuvuga nabwo harahasigaye ubundi bumwe. Mukomeze muhagarare. Abadiyakoni badufashe, abaprotokole badufashe kandi umuntu wese yubaha Imana ahumirize ku maso ye. Imana yamaye ubutumwa bwa kabiri. Imana irambwira ngo hagarara urangurure ubwire abantu bose bakishijwe bakabatizwa mu mazi menshi bakaba abakristo ariko bakaba batajya kwigaburo ryera. Muzamure ibiganza. Ngibi nabyanditse niko Imana yambwiye. Umuntu wese wicaye muri iri teraniro wabatijwe mu mazi menshi akaba umukristo ariko akaba ategera igaburo ryera, nazamura ikiganza ahari. Nababonye mwebwe mwicaye, nababonye. Yego mukomeze muzamure. Imana yambwiye ijambo rikomeye. Irambwira ngo yamwe nimuhagararaho muri ubundi butumwa mbubabwire muhagaze. Mwebwe mwabatijwe, Imana yabisobanuriye gutyo, ariko mukaba mutegera ameza y'umwami. Imana yambwiye ngo ntago muri abakristo
kuko ibintu abakristo bujuje ntago mubifite. Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo mbabwire ngo Satani yabateje kugwa mugwa rwihishwa, murayemba mukora ibyaha bituma mutajya kwigaburo ryera. Imana irambwira ngo dayimoni yabaciriye urwobo kugira ngo azabica batunguye mu burubugingo kandi muba mu rusengero kandi mwarasenze. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo uyu munsi mwihane mukuraho ibyaha byatumye mugwa rwihishwa bikaba bituma mutegera igaburo ryera. Namwe mweswe Imana ibambika imyambaro yera, nimumara kwambara imyambaro yera irabahisa intwaro ngo mubone ukuntu namwe murwanya aba batayimoni babafasheho bugwate. Nimurangiza mugende mutunganye ibintu byose bidatunganye, mwongere muba abakozi b'Imana, mwongere mwegere igaburo ryera. Hanyuma abo bantu muhagarare dusenge Imana. Nabibabwiye abo bantu, yego dusenga Imana, uze wihane ibintu bituma utajya kwigaburo ryera kuko ari ibyaha. Mwese mu byubahiro byanyu kandi bene data mwicaye mwebwe mwubika amaso dusengere bene data. Mwese mu byubahiro byanyu uko Imana yabarinze ikabazana, Imana irabahamagaye muze mupfukame hano tubasengera Imana, tubarambureho ibiganza, amaraso ya Yesu abeze ikuzimu baboroge, mw'ijuru bavuze impundu. Ndagira ngo dusenge, mwihute mwese mwihute mupfukame hano. Aba nabaguye n'abadakishijwe n'abaguye rwihishwa bakaba batarya igaburo ryera. Mana yambwiye ngo iki gihe ni igihe cyo kwiyarura, ni igihe cy'ikigare cyararangiye. Nimumenye Imana mwaje gushaka iyo ariyo. Ntabwo Imana ari Imana y'ibiryo gusa, Imana y'ubugingo. Terita salimanda, ni Imana ibohora, ni Imana itanga agakiza. Imana mu bintu yambwiye ngo kuko nirasiri drum nimara gutabara ikabohora abantu ikabakiza kukunywa inzoga. Abantu benshi bajya mu bapfumu, abantu benshi n'abatinganyi, abantu benshi n'abasambanyi, abandi bacinyuma ba Hello Savo Namba and Constance Hello Nedrai. Mana yambwira ngo abantu bagendana ikikote paste Henna la sone drai kini tango Nastase. Kandi Mana yambwiye ngo yamwe banyetorero mwe muze gusenga mucagagura iminyururu iri kuri aba bantu. Imana yambwiye ngo kuko Heso drai ikintu cyatumye ikiraho iki cyumba nukugira ngo abakomeye n'aboroheje bayimenye kandi bayubahe kandi bayikurikire kandi bayisenge. Share do destita nala bradestance. Ndikumva Imana ivugana nanjye ngo ari n'abantu barwaye indwara zituruka ku byaha, ariko uyu munsi imbabazi z'Imana zirabazaho, imbabazi z'Imana zirabunamura. Hena wela sika shena wasini drome. Uyu munsi Imana irakora iby'imbaraga. Nawe usigaye utari wakizwa, nawe usigaye utari wakizwa, nawe usigaye waraguye, yewe nta mugisha w'abanyabyaha, nta mugisha w'abasambanyi, nta mugisha w'abasinzi, nta mugisha w'ibisambo, nta mugisha w'abesikoro, nta mugisha w'abatinganyi, nta mugisha w'abagambanyi, nta mugisha w'abasinzi, nta mugisha w'abajya mu bapfumu. Ntawe. Ariko uyu munsi Imana irakubabarira, Imana irakweza, Imana iragutunganya. Uyu munsi Imana iguha ubugingo. Yewe umva uko umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo umuntu wese wo muri bo abuweshejwe mu itorero arimo. Imana ntabwo izareba amadini, Imana izareba umutima wawe. Imana izareba ko nta byaha ufite. Ntabwo Imana yacu ari Imana y'amadini. Abanyamadini babesha abantu bakababesha ubugingo, sinimanda bakababesha ko bakishijwe, bakababesha ariko inzira y'agakiza ni imwe. Uyu munsi Imana irakugirira ubuntu. Amaboko y'Imana akuzanye, amaboko y'Imana aguzahuye, amaboko y'Imana
agutabaye, amaboko y'Imana uyu munsi akuremere, uyu munsi agutabare, uyu munsi akubohore, agukureho. Dore harimo n'abantu barara barwana n'abadayimoni bakuye mu madini y'iwabo, ariko uyu munsi nibahamagara abantu bo gusengera, nawe uze uyu munsi urataha usinzire, kuko Imana ikubohoye. Ndagira ngo dusenge Imana. Abantu muri mu materaniro mwicaye mu byubahiro byanyu, nimwubike amaso, twingingire bene data, tubahendahendera Imana. Ndabasigaje ikintu kimwe ndibuvuga, twamaze gusenga turi busengere Imana yavuganye nanjye. Imana ibahugisha, Imana ibaramburira ikiganza. Ndagira ngo dusengane Imana, hanyuma mwubire imitwe yanyu tubasengera Imana.